Abana n'utuntu tw'udusatsi rwose agaragiye ashiramo ibintu nje nagiye menya. Familia ga promoter. Ubanga ngo bakunguta. Wavanye ibyo birenge byawe mwaka. Turi kuza ahandi gukunguta. Ndashaka Ambo. Ako man uziko ndikeza. Ese ntabwo warubizi? Wapa abantu baragendaga bakanyerera kaba ngo ntabwo ndikeza. Naguze knife. Nese Arapfubu. burika. Nibihe bintu wiyiziho. Abanyakava ari Baganje so. Ne bintu wiyiziho bitatu. Ariko abantu batakuziho. Abantu ntabwo bazi ko buriya ndi seri. Ikindi. Ntabwo bazi ko mu ndagenge. Oya ngewe ndakubaza ikibazo nawe mbaza ikibazo. Twagiye ntago abantu bazi ko. Ntabwo bazi ko njya niherera nkarira iyo nakundanye n'umugore. Icya kabiri, icya gatatu. Icya gatatu abantu batazi kandi mbwira ntibemeye. Ntabwo bajya bemera ko ntajyamo inzoga n'itabi. N'ibyo byose nta kintu kimwe. Okay nga twagiye mbaza. None se reka nkubwire. Ni cyifuza ko abantu baba baramenye. Bataramenya kuri wowe. Ikintu bifuza ko nakifuza ko baba baramenye. Okay, basi reka nkubwire. Hari ukuri ni ikihe kintu cyakubayeho ari ikinyoma ariko ku buryo umuntu wese yabirebera hirya akabona ni ukuri. Gutandukana kwanjye na Regis byari ikinyoma. Oya nyine harimo ibinyoma byinshi yabeshya abantu. Kereka habaye nk'ikintu nk'abantu nyine bacu ba hafi baje bakavuga nk'ukuri. Nta muntu wazongera kwandika comment bandika. Gayo waze kwera. Nta muntu wazongera kwandika comment yandika. Nuvuga ngo aba nyine ikibazo ariko byari byose gisubije neza. Hari ibintu umuntu arebera ku ruhande. Hari ibintu hari igihe umuntu azakabaki. Umuntu akakanya agasanga tumeze gutya. Aje agasanga tumeze gutya. Yatekereza ibindi atarahari. Nkuko twimereye ashaka kuvuga ati gayo byose abantu banatamira. Aha rero ni ukuri wagakwiye ko abantu umva abantu bagakwiye kumenya ariko abakurebera ku ruhande bakababona n'ubundi hahi. Nyine ikintu ndi kukubwira ukuri nge nakifuje ko abantu bamenya ariko batamenye nyine bakamenya ibinyoma. Sibishaka kumbaza. Ukuri nakifuje ko abantu bamenya ariko bo bazi neza uko kuri kubabwiye bavuga ngo mikarabeka. Ibyo bintu niberera abantu bazi ko njyewe Miki nihenuye kuri Regis. Uri kumva mwarika kutusakuriza uri kumva abantu bazi ko nihenuye kuri Regis. Icyo ni icyambere. Icya kabiri bazi ko nyine reba ko kundi ufasha umuntu akahita kwihenuraho kandi n'imbere y'Imana ishobora byose. Njemba nifuza ko rimwe abantu bazi ukuri ba hafi yacu bazavuga ukuri kumva kuko nago nigeze mwihenuraho yaba gutandukana nawe yarambwiye ati Mikisi mishaka kundana nawe nifitiye ikindi cyana nitamirira ku ruhande nitamiriya bitamiya siko ndi kukubeshya ya Khalifa ndavuga nari icya kabiri kureka gukorana nawe warayi n'imbere y'Imana ishobora byose. Yarambwiye Mikisi nshaka gukorana nawe naragufashijeho byari ngombwa komeza izawe kandi ntabwo yaranseze rimwe kabiri gatatu yaranseze nk'inshuro zirenga nk'icumi ngenda musaba imbabazi nifashisha abandi ndavuga burya reka nigende ubwo yarampaze. Okay, nawe gisigaye niho ujye. Aha buri kano wambwi unyine njye uko mbyumva mba numufitanye utubifu twinshi n'abantu bo muri industry. Nabahe bantu mbwira abantu batatu bagukoreye ubugome mu kuzamuka kwawe utakibagirwa uko byagenda kose gusubira inyuma kwabo bishobora kukunezeza kuko nawe batakukoreye neza. Hari abantu bampemukiye hari umuntu wansuzuguye hari n'uwampemukiye. Uwagusuzuguye bose urabavanga. Umuntu wampemukiye ni umuntu wanyibye cano ngitangira. Uri nguni kwa dufite channel yitwa Drama Comedy. Ikimara kuba monetize umuntu wayitwaye niwe muntu wa mbere wademukiye bwa mbere. Undi muntu noneho undi muntu n'abantu bansuzugura ibyo ndarangiye kubivugira ahangaha. Bivuge nyine. Ngiye ko mvuze ibyo uramujama yavuze ko mazongera kubivuga. Tizaza kadasoka nigeze kwicara umunsi umwe.
ahantu nari nahuriye mu kazi naragiye muri boro za Savi Savitu ni umujama ukora ibintu byerekeranye no gutwara abantu mu bintu by'ubukerarugendo. Nigeze kujya mpurira n'umuntu bita Nyambo. Mpamvu rero n'umuntu bita Nyambo urumva yari umuntu umaze kugafata ngitangira, ariko urumva nari namuhaye n'amahoro ye nta nubwo nashaka no kumuvugisha ntaki, ariko nyine ibintu byose nabaga ndi kwikorera nasaraguritse nabaye nayagaye. Umurasta we yabaga arimo ngarandeba nk'uwenda kuruka. Ibyo bintu sinabibonye, ni buri nguni wari uri kumbwa tuze kwitegereza no mu mafoto mwifotoje mwese. Yabaga ameze gutya. Uwo munsi ndumiye ubwo nagenda Nyambo bimuzi. Urumva n'ifite yakadasoka ariko ngo niwe muntu ngo wandebaga ngo nimo ndikorera content ngakabona nta murongo birafata akabona ndimo ndatera iseseme. Unakajya ndebana agaseseme guri. Ibyo sinabibonaga rero. Ibintu ukuntu na buri nguni tumeze iyo tugeze ahantu hari abastari. Nge ndi umusazi na approachinga buri muntu. Ubwo rero iyo na approachinze umuntu buri nguni akabona ari hamba nibwa musuhuza, ariko na approachinze umuntu buri nguni waba ari kumureba gutya mu maso gutya yabonye ari umuntu uri kugaragaza ari kugufata nk'igifana kandi nawe waragafata avuga ati urabizi uyu muntu amwihoreye nta kigenda cye. Ibyo nibyo byabaye ku muntu bita Dr. Nsabe. Na Dr. Nsabe nawe twigeze guhurira ahantu afata nk'idage buri nguni avuga ati buriya umuvandimwe w'Umusanze nta kintu kijya kimubamo. Ati nta diri murimo. Ati Nsabe nta diri murimo. Nawe iyo duhuye Nsabe ubwo nyine mbada abara aho ngaho nanjye ndaho ngaho. Ntabwo mwahuza muri make mu buzima rwose n'abantu duhuza nkaba nzi neza yuko ngomba kwivugira cyangwa nkanaceceka, ariko nta kintu ndi kubabwira cyangwa ngo bambwire. Ndumva ari nabo batatu. Nyagisowe wanza ngo bimuri mu maraso. Nyagisowe twakubitanye mu bukwe bwa Kiramani. Twicaye ku ntebe nk'uko nguko. Iyo ntebe twayibanjeho mani, iyo ntebe twayibanjeho ariko twatangiye iyo ntebe araza yidusangaho, azana nabo bitabara miboyi bashyizemo turinete baje baraza bicara ku ntebe nge na buri kantu tuyiriho. Nta muntu basuje bakajya batureba gutya. Nge na buri ngoni akajya tureba gutya nk'ibibyindi. Arangije muze umushenza arahaguruka aragenda adasuje n'umuntu. Ndambarije abantu avuga ati ni kameze atariyemera ati nta muntu ajya avugisha. Uri he? Yes. Warajya ikibazo rero bazikinde. Baze ko nitujije bamufashe kino kibazo. Niho giye kumbaza. Ejo mu cyumba cya rap hari umwe mu kwa Nyagiso nabonye nanjye aje ngajya nikubitira gushaka nshaka ko mureba. Kandi tabure iri habashiti nkatumureba nk'igeke kunzuga mukira views ebyiri nandi Imana izaguha no kwishima kuba. Oya ngereka mbwira ndabizi ko nzazima. Ibyo ndabizi nzazima. Ahubwo uzazima niki? Aho ikibazo gihari n'iki? Nzazima abantu bose bambabaje barahiye mbibona. Okay, ngaho mbwira rero nanjye mbaza. Ikindi kibazo nakubaza Miki. Ndasente ikibazo agiye kuba. Wigeze ucinya mu muntu? Okay. Abantu bakarabiri. Subiza kapuro. Miki, sinshaka kuba nangu hagati ya Regis ngusobanure cyangwa kwanga cyangwa se kundi muntu. Wigeze uca umuntu inyuma? Oya. Mega tagiye kudade kana bakurunga bari cyane kuba. Miki vugugu. Okay, wowe reka nkubwira umuntu umva naciye inyuma. Ndi kukubaza ni kuba najya muri industry nakundanye n'abantu babiri. Regis wimwira ibyo bintu nawe ngo wigeze uca umuntu inyuma. Kuva natangira gukundana. Akoma iki kibazo gucya ari kibazo. Kubera iki muri kugimbaza? Muri kugimbariza live. Okay. Ndeka nkubwire. Ibintu ntacyo uri. Ari kumva? Iki kibazo ko kigoye. Arasera kwa ikibazo cyoroshye. Ntabwo ikibazo cyoroshye nge. Ubuze navuga ngo nukumunca inyuma we ntabwo nayibara ngo. Mbaza nari abavandimwe ubuse yavuga ko ari ukumuca inyuma murakoze cyane. Ake twagiye. Jya muri detaye basi ukuntu utamuciye inyuma.
jya muri detaye agaragara n'ubundi bivuze ariko kasuku ndiwengeye kubaza ngamba ntari ngiye kubaza wowe buri kantu karame buri kantu wari warya umukobwa uri kumva mutakundanye icyanu giture hasi nyine kumuhura n'umukobwa ukahita utura hasi byari byakubaho cyane biramba kwa ko nge ngira isoni byatari umukobwa tutaramenyana shaka umurambika biragorana nge nyine nge mbanza kuba inshuti yawe cyakora wenda dushaka kuba nk'inshuti twahuye nk'uyu munsi mu gitondo tukagerana nimugoroba shamba maze kuba inshuti yawe ko ntabwo nshobora kuza ngo nze gutya ngo mite ntani okay ngaha twagiye kuri nge kandi ibintu biremereye cyane biremereye cyane ni ryari wigeze ukunda abahungu babiri cyane ubizi neza yuko bari ku murongo kunguko nge nkatendeka abantu babiri bose bazi ku buryo bose muhuriye ahantu hamwe batungurwa shana usubunize natendetse abantu babiri ngiye kubera kuntu nkunda uri kumva ntago nzi guhisha amarangamutima yanjye iyo nakunze umuntu kiduka namupostinze byagiyanze ntago nashobora gutenda icyo cyo ntago nabibasha ura na posting ngewe ntago umukunzi wanjye namwisha nk'urumogi kubera iki mba ngomba kumugaragaza ntago umukunzi wawe nk'urumogi wamuhisha ntago namuhisha oya reka nkubwire ndi kukubwira ngo njyewe umuntu nkunda nshobora kukugaragaza dushaka kubishyira hanze kuko tubizi ko hari ikintu tuzakuramo bura urukundo rwanya reka nkubwire kuva natangira gukundana nkavuga ngo njyewe Miki ndakunze bya nyabyo nkumva uwo muntu twabana nkumva nta kibazo nkumva ahuje nyine afite ibintu byose nifuza ku mugabo ibyo bintu umuntu nabibonanye ni aga ntabwo ni impamvu ufite aba ex uwo twakunda abo twakundanye ni benshi wenda isibye ko bazi wenda Regis kare twatandukanye ko n'abandi hari uwo twakundanye yaranyibye nukuri kw'Imana mu buzima bwagiye uhura n'ibisambo ngiye nta umuhungu muzima twoye nkabona ko ari muzima nkavuga ati pe mu rugo bagashima ni aga afite discipline nyine afite ukuntu atandukanye ntabwo ndi kuvuga ngo nuko hari uri kumva ariko abex wanjye muze hano harimo wanyibye n'inshuro zingahe ushatse ko kugabana amafaranga yo kuri chano oya naga amafaranga yo kuri chano shawe oya naga nawe uri mu mugere wasanga oya njye ndi guhera sinamuvuga izina gusa tuyi Kanombe kavukire ni Muhanga ubwo bamumenye yanyibye 200,000 ari nijoro bwagararanye wapi njye muzahita bitwara wapi oya nari ngiye gushinga icyo gihe boutique biranapfa nari mfite telefone nini na gatoya aza mu rugo none ko njyewe nanjye kubivuga ariko simukadi simukadi yanjye yore kunuza kuranga muntu ye aga telefone nkasiga muri sala njya kuri toilette ngarutse nsanga aragiye kandi nta wundi muntu wari uri mu rugo ndamukurikira yanga kuma telefone yanjye ndarira njya ku mukuru w'isibo kandi ngo twarakundanaga ndarira ngenda mpamagara mukuru wanjye tujya kureba abanyerondo duhamagara abasirikare bigeze nka saa 6 z'ijoro turi mu muhanda akora ikosa rimwe yiyohereza amayinite duhamagaye kuri MTN atubwira ariko isimukadi iri gukoreshwa amazina n'ubundi yiyohereje amafaranga yakura aya mazina urukumva tuvuga ati muyiboroke iyo simukadi twayibuze bahita bayibroka mu gitondo njya ku mukuru w'umudugudu ndagenda ndababwira uyu muntu yanyibye turazamukana n'abayobozi ariko ibindi bintu usunda bivuga ntabwo nabivuga uri kumva vuga akazina twigendeye oya shanamu ako sibye ko iyo nkuru mu Busanza abantu bose batuye barayibiyara sha Jean Pierre mu Busanza twakomeye sha umva ngambaza nanjye ubwo uri kumva rero ngiye ntabwo natendeka abahungu harya nibyo ari kumbaza nibyo nandi kubaza niba barigeze ukunda abahungu babiri bari parallel ariko nigeze kubigerageza niga muri secondaire ndabyibutse Nadia wa mushuti wanjye yaranshutse
yaranshutse uri kumva uyu muntu ko wagira ngo ni sheri wa sirimu guhamagaye nimero ye ndayizi uri kumva inshuti yanjye yaranshutse yambwira ngo ukunda umuhungu umwe nta kintu bizakumarira twigaraga ari kumva undi muhungu ari kunireta ndamwemerera nk'iminsi 2 nkaya numva ngo umutima uri kunjya mwanga nabimubwiye twagendeye kuri wowe yembaza ufite inshuti yawe inshuti yawe ntabwo nyivuga izina ifite imico itari myiza uri kumva we ku giti cyawe uba wumva ubwo nshuti bwanyu atari igihe buzagera bukarangira iyo utekereje ko buzarangira plan B yawe ni iyihe ubucuti bwanjye n'umuniga ntabwo bwarangira kuko ndamuzi bihagije nta kintu ujya akora ngo kimpungure urumva burya ikiri no kwizera umuntu nyine akagutungura nyuma ndamuzi bihagije mba nzi ibyo yakora n'ibyo atakora urumva rero uwo muntu rwose sinjya gutandukana n'uwo muntu tuzatandukana ariko tuzatandukana ari uko hari icyo nagezeho n'uwo muntu hari icyo yagezeho buri wese yakisimama okay twagiye ikibazo ngiye kukubaza ni byarigeze ureba ubuzima umukobwa abaye ukumva urabwifuje bwari bumeze mbega ikibazo ni ryari nigeze mbona wifuza ubuzima umukobwa mugenzi wawe abaye ubuzima umuntu abayemo nkumva ndabwifuza umuntu yabaga abaye hate nyine umbwira ati kabisa gusa ngiye rero ntabwo njya mva kwifuza ubuzima bw'undi muntu uri kumva ahubwo nshaka kubona nkavuga ati ariko ntabwo ngiye ndifuza ubuzima bw'umuntu ibyo ntabwo birambaho ibyo ntabwo birambaho twambaze ikibazo ibikurikiyeho byose bigiye kuba biri kuri agaporomete okay ufite umukunzi yego ikibazo ngifite AB ufite umukunzi uri proud uramutse usanze uwo mukunzi we wizeye afite ikintu agukurikiyeho ukabimenya mbere yuko akigeraho wakora iki nakimuha nkahita mbimubwira akahita agenda yes njye mfite ibice bisebe ibice ariko usanze se nyine hari ukuntu njye ntakubeshye oya usanze atari ibice afite ugasanga ni nk'umuntu wamwohereje muri life yawe kugira ngo akurangirize ubuzima wakemera akaburangiza warangiza ukabimubwira yaburangije ubu ngubu njye namurangiza mbere yuko andangiza nibyo none nshaka kuvuga ngo kurya amafaranga iyo nkundanye n'umukobwa ngasanga ikibazo afite ari financial issue ikibazo cy'ibiceri namuha kigendera ugira ibintu bivuze nkubeshye kuko hari ukuntu umukobwa mw'iyo minsi aba arimo arashaka gusikama guha ibyishimo birenze ukwemera kandi ibyo byishimo ugasanga nta kintu wabigura pe rimwe na rimwe usanga yaravunitse ku buryo bukwiranye n'icyo kintu ashaka nyine we mu buryo ibaze noneho ndamutse nari ndwaye nka sida kandi noneho icyo kintu yaragikoreye murangije ngatwagiye mbaza ikibazo cya mbere ni ryaraga wamenye ko ari umuntu wo kwizera ni ryari agaramenye ko ari umuntu wo kwizerwa umunsi abwira ababyeyi be ko dukundana buriya biragoye ushobora gukundana n'umuhungu ariko ataraba proud ngo abibwire iwabo akaba yakwereka amaniga ye akagira ute akora umuhungu wa proud ye akabwira iwabo ati mfite umukobwa nkunda akagira ute umuhungu nyine wagufiteho gahunda ibibazo byo cyane byo kuraba ase aga yakoze iki aha twagiye kuva wakitwa buri kantu wari watera umukobwa inda wari watera umukobwa inda ntabwo mubaza nimba yaravutse cyangwa ataravutse najya wambaye icyo kibazo kiri tricky ufite kuvuga yego cyangwa hoya ntawe guhatiriza amakuru nagwa aka kanya nta mwana afite ariko ubwo nyine byarabaye ubwo nimumubaze ngo byagenze niki nta mwana ngira niki ko nta mwana ngira
abantu muri hano ubwo igisubizo mwakihaye azayinde ukoze swap ngaho mbaza rero mbese nagiye wari wumva yakavuga ati sinzi niba nkora ngaho rero murakoze cyane bijyana nakubaza ni ibihe bintu agaporomota akora iyo yafushye agarimo ndabivuga agarimo aracama ikintu cya mbere ahita arakara oya ashobora kwita wenda abonye nk'ibintu muri telefone yanjye ashaka kwita yifata agateka akajya nk'imuhanga akajya gusuzuma ibintu birimo akayingarurira yafushye rero ahita afata telefone ye agashyiramo kode akahita aryama biba bisaba ko ajya kumureba kugira acururuke afata telefone agashyiramo kode telefone ye agashyiramo kode yanamuhamagara nyine ngo ntabwo aba ashaka kumbwira nabi ntabwo aba ashaka kwiyumva ambwira nabi umujinya washira tukavugana aha muri kana uva atangira gukundana mbwira ikintu umukobwa yagukoreye ukavuga ati uyu mukobwa usibye no kunyica nta n'icyo atankorera kikakubabaza ukavuga ati warayi sinzongera gusubira mu rukundo nyuma y'icyumweru ugasubira mu rukundo ikintu umukobwa yankoreye namukunze yarambwiye ngo nze kumusura ugezeyo nsanga ari kumwe n'undi muhungu none scenario yabaye yambwiye ngo mpaguruke urumva nari nzi wabo n'iki ndaje mbwa ati noneho ndaza kugusura amasaha ya nayo ntangije muhamagaye ngeze hafi y'iwabo yanga kwitaba yanze kwitaba ndavuga ati ikunze iwabo se ngeze mu nzira gutya nyine ibana ninjiye nsanga ari kumwe n'undi muhungu ndicara ndareka barabanza baraganira ndangije ndamusobanurira ndamubwira ndetse no mujama bitebye numva nyine sinzi ukuntu ashaka kugenda bica ku ruhande nyine ariko bigaragara nyine yahitiye mwaho ngaho birangira njye batanyemeye urumva twari babiri gutya ariko nyine nsanga ari kumwe n'uwakunda cyane wowe bagukundaga gake ndamubwira nti ubwo ngubwo hagati yanjye n'uyu muntu koko kuki wankora ibyo bintu ngo wumve utuje n'ubundi iyo ngo turi kumwe ngo niyo tugiye gukomeza wumva utuje wumva utuje ndatuza ndatimaza aha imva gifite bi uwo mukobwa aka kanya ariko abagutaraba wewe ubu ngo unitwa buri kantu njyewe arimbaje nitwa buri kantu uyankwaje nyine ibyo wakoreye uwo mukobwa ubu ngubu iyo akubonye nyine kugenda kugeza ubu murongera kuvugana ajya ampamagara ndi kumwe na buri nguni ari kunyaga amafaranga yo kugurira umwana igikoma nabyaye ubuzima ni gutya wa muhungu yandutishije yamumereye nabi aranamutererana njya bihangana umufashe nshaka mbimugurira ariko namara gukupa nkamucyurira ukamucyurira ntabwo yabyumva ariko ndamucyurira akavuna umuheto ngaho rero twagiye wowe niyihe telefone agayakiriye muri kumwe ukabona arahindutse yose niyo umukobwa kandi ntabwo yaba ari umuhungu yokora irahari ukabona aracyara ugahita ubona ntabwo yayitabaga yarikandishwaga mbese umuhungu yahiga amacaka y'iki akamusubira umufuka nkamure akigira nk'apfa gushaka sinanabimubaza akongera agahamagara semu yarambaze ngibuntu unganyirukaho ariko ubwo sibo bisa abajeni cyane waje kubisorubira gute waje kubisorubira yaje kurangira gute oya byari mu minsi ya mbere njye nawe ariko ubu ngubu atitabye telefone ngo nyine arabyumva oya nyine byari mu minsi ya mbere hari ukuntu muba mukundana ariko ibintu bitarajya mu murongo sibyo buriya iyo uhuye n'umuntu buri wese aba afite abantu aba yarazanye mu buzima bwe kuko nanjye nawe mfite abantu mu buzima bwanjye
ariko abo bantu barigemana vuga mwana wa mama iyo ngiye twaga turi kumwe umuntu nzi kuri bunzengereza icyo gihe naramuburokaga ndabivuze aranyita n'ubu arabamurotse oya uzi ko hatubajya ahita ajya kureba uri kumva aba ariko ni mu minsi ya mbere gusa ubu byagiye ku murongo tuzi icyo dushaka mwese mwahanye amahoro ubu se ko akenshi tuba turi kumwe oya ariko ubu umva n'umukobwa umuhamagaye ahita amubaza ngo mubyara wawe ameze ate hari imbere usanze ariyo trike zose basigaye bakoresha agahamagara akavuga ati mubyara wawe ameze ate sanze ariyo trike nyine basigaye bakoresha kugira ngo baguce inyuma bavuga ati we uzajya umpamagara madamu arafuha uhamagara umaze ati mubyara wawe ameze ati kantumye ngatekereza ubwo nzakagenzura ndi umuvu buri kantu ngira kuva wakitwa wowe wari warya umugore wubatse kandi ubizi Sharon n'umugabo twagiye wubatse sha cyakora nakunze umugore wubatse waramukunze ni hashya Pamela wadabedi ugera nawe wishirisha mucogo ngo adebe kugira ngo mwegukane ese Pamela yarakurebye cyangwa byarangiriye aho Pamela turahura noneho Pamela turahura ariko tuzahura the Ben ajya ambwira ariko azadutumiriwe urumva of course tuzahura na Pamela bizapfira mu nzozi uriya mugore ntabwo wamubona kandi ikibazo Pamela mu nzozi mbona atarimo aragenda nyikanantura mbona ibintu byose ari kubyumva neza uhinduka mu rukundo kuki mu buzima busanzwe uhinduka Pamela wowe kuki uhinduka ngaho basi rero reka ntuzi ikintu cyazo cyongeye kubaza ni ryari we nagaho mwari mugiye gutandukana yo kesi nigeze baho kumva urushaka ko mutandukana cyangwa umuntu mwashatse gutandukana n'undi bivuge suna oya nyine ngiye nkumva ku giti cyanjye nshaka ko dutandukana oya we fakwa nyine sinzi ikintu cyari cyabaye ko kugeza aho umuntu ngiye kukubwira niyo twarakaranyije ntabwo bishobora kumara umunsi aga ararakara akashaka kurakara iminota ingahe yarakaye yabona nangiye kurakara akahita aza akamubera bikarangira twagiye ngaho mbaza mu minsi yashize nabonye gift wahaye girlfriend wawe ukumva buriya bwenge wabukuye hewe gift ni yisaho nivuge ndayivuga nanjye yaguriye umukunzi we iPhone 14 Pro Max oya nagashi nakana telefone naje baye ntatu 12 Pro Max namukuriye 12 Pro okay reka nkubaze n'abahungu bake bajya bapfa kwikura amafaranga bakagurira gift nk'izo ngizo abakunzi babo usanze umwana atagukunda nabonye gift yarekejwe n'amafaranga pochette n'ibiki barabinyeretse sanze umwana atagukunda kubeshya warikuye telefone y'amamiliyoni ku dufaranga wasevinze basanga wenda hari ibyo wiyimye basanga wenda ari kongera nawe ukagura imodoka zigenda zisuragura nk'iza babandi ngo baguze imodoka tubararetse kubanga uri kumva wabyakira uti nuguhago ngiye ikintu cya mbere mpa agaciro ibyishimo ndi kubamo ako kanya kese ko umuntu ushaka kuko ashobora gupfa ibyishimo wowe ugenda ibyishimo nuvuga ngo nge ibyishimo bebe ari kuma ako kanya nyine ngenda byenjuye ngakabisa ku buryo hari n'ibintu ngomba kumwishyurira ntabimwishyurira nyine okay mbaza ari ikindi kibazo ndi gukora ubwo ahindutse nta ribi yakwigendera nta ribi okay naba narumvishe ubwo muri make nta kibazo na kimwe ntambwa udasera ibikoma ngo nayo bamubara mu muzingo
keretse wenda uwo muntu yaranyishe ariko ngewe ibibazo byerekeranye n'amafaranga mu rukundo njye sinjya mbigira. Okay, ngaho twagiye mbaza. Ikindi kibazo nakubaza ni uwuhe muhungu ushobora kubana n'ubu kikubwira kandi uri kumwe nawe? Nuwe muhungu? Hari abahungu bakikubwira kandi ukiri kumwe naga n'ubu ngubu? Barahari benshi cyane. Ubutumwa bwihuse. Barahari byo rwose. Ikindi kibazo ngiye kubaza. Ndakubwiye ngo nubuze ubwo nta kintu babwize. Barahari. Barahari. Bakikubwira uri kumwe naga. Banabizi ko ahari. Uri kumva? Ushaka kumva ubutumwa? Baho ubutumwa. Ikintu nababwira nahuye n'umugabo wanjye wahazaza. Nibagarukiriza aho bageze ibyo bifuza ntabwo bishoboka. N'abantu mushaka kuzagira wapi ntabwo bikunda. Urabo kubutamira. Okay, twagiye. Hari ndizera neza ko wagize girlfriend. Mubazanye cyane bari gushaka abandi bazanukana kuri tele. Uri ku ninde Apoloneri? Inde? Vitali. Ndaje mamagara. Uri kumva? Umva nkubwire. Hari umwana w'umukobwa. Uzi waciringaga n'inshuti yawe. Ariko bitewe n'ibintu bimubaho bikakubabaza. Iyo ufite nyine iyo haba hari uburyo ushobora kumukundamo inshuti yawe nibigiremo ikibazo. Ko nabonye ukunda zira size. Wari kumukunda kandi ubizi neza ko uwo muntu wawe babanje kugacishaho ariko bizi neza ko muramutse mukundanye uwo muntu atabigiraho ikibazo. Wari kumukunda? Ndiye principe genderaho umukobwa inshuti yanjye yariye mbizi. Sinanamuvugisha. Iyo muvugishije bari ibintu bisanzwe mwaramutse mwiri urumva ntago wahora n'umuntu umurakarire nkaho yakwiciye. Okay. Niki inshuti yanjye yakuriye mbizi. Mbizi. Ntago uri kuri list y'abantu nagigira. Okay, ngaho rero mbaza nawe. Mu kibazo kindi nakubaza. Ni ikihe kintu utarabwiraga? Geza aka kanya. Nta nkuru ajya kubaza ukayikwepa ubu ngubu. Irahari. Ariko nawe sinayikubwira. Irahari ariko nawe sinayikubwira. Uteganya yuko se iyo nkuru uzayivuga byagenze gute? Nicyo kintu kibura kugira ngo uwe inkuru zose wumva ufite mu mutwe wawe uzabe warazibwiyaga wituriye. Jewe ndamukunda. Niyo nkuru ya mbere agomba kumenya. Oya, ndamukunda nyine nta n'ikintu na kimwe. Ariko abura ikintu kimwe gusa ngo nyine nge nkumfirime ko ari ubuzima bwanjye bwose. Aga. Nagikora. Igiki. Namwe sinkibabwiye. Nanjye nakiri. Niki? Kwibaruzaho se. Akurenya kakwibaruzaho. Kagamba ni kumucakwa. Wabona atari iki? Icyo ngicyo ariko kirakora cyane. Zana manze mvugishe daddy.